wicaza abantu mu rusengero and be a church warden in the church, ariko ijuru no but heaven you're not going to ari get it. amaraso wamenye That person that you killed, ndamubwira ntumva rero mukecuru I told her old woman, amaraso arutanye imbaraga ari amaraso satani akubwira ngo wamenye that blood that the devil tells you that you spilled, wa munsi wakira Yesu nk'umucunguzi when you w'umwami wawe received Christ as your savior, amaraso ya Yesu the blood of Jesus yacecekesheje amaraso yo gukuramo inda made quiet the blood mu of ijuru muri abortion. dosiye yawe In ni blood heaven, in your file, icyo cyaha niyo satani yakizana that mu ijuru nta gihari sin, even though the devil brings it, it is no ariko mu longer mutima there. wawe ntiwagikuyemo. But in your heart, you have never removed Look it. inside yourself, reba mu mutima wawe Look into yourself wibabarire. and then forgive yourself. Burya biratworohera kubabarira abandi It is easy to forgive others, ariko biradukomerera kwibabarira. but it's very hard to forgive yourself. Hari abantu bahora bikubita There are people who always beat bahora themselves. bigaya Sometimes they beat themselves. ariko iyo Imana yakubabariye But when God forgives you, kugira ngo uture mu mbabazi to z'Imana be able to live in the mercy of nawe God, ugomba you kwibabarira have to forgive yourself. kuko ikituma imbabazi z'Imana zidukoreramo So they don't know how to dance. When they rise up and they start atakicara dancing, akavuga ngo wanga databuja he would say that he hates you. nta kivugo agira mu bagabo. He doesn't have any word. Icya kabiri Secondly, afite inzaratsi agendana he has witchcrafts that he goes with, kandi nizo kuzakwica. and those witchcraft are to kill you. Baramufasha And then they capture nikosha him. ni neza nakugiriye Like, I favored you, ngo nta kivugo ugira and you don't know how to praise me, hanyuma ngo ufite n'inzaratsi. and you have witchcraft. Arambwira ati databuja I said, my master, ibyo bandega ni ukuri. whatever they say about me is Iyo true. mpagurutse nkatangira kwitakuma When I start praising you, njya kuvuga ngo niciye aha niciye aha niciye aha. and I would say many things, Nkibuka yuko iyo utankura ku cyavu simba narabaye intwari. and I remember that if you did not get me where you took Kavuga me ngo from, wanga databuja. I would not have become a hero. I would say that you hate my master. Ati niwe kivugo cyanjye. You were my name. You are my song. Ati niwe kivugo You are my cyanjye. song. Ati rero izo nzaratsi Those witchcraft, they say, akora mu gikondorero yagendana. and then he removed, Ati dore inzaratsi zanjye ziza databuja. and he removed something and Uyu ni said, wa musatsi. this is my witchcraft. Izi This ni is, za nzara. this is the hair. This is the nail Nabibitse ahangaha that I kept here, ngo ntazibagirwaho wa muntu. so that I do not where you took Ati iyo me from. ngiye When I nkareba uno musatsi walk nkibukaho with wa this muntu. hair and nails, I remember where you Nibyo took me from. bintera ubutwaro This is mbonana. what encourages me Iyo to do what I nibutse do. uwo nari we. When I remember what Iyo I was, nibutse ko ntacyo nari kuba cyo. when I remember that I was going to be nothing, Iyo nkuru y'umuntu amaze kunywa because he thought that if you're drunk, hari n'ibintu bihita there are byinyagambura mu things mubiri that start moving, kandi no gutekereza bikagabanuka. and also thinking is less. Aragenda asubira ku irembo arara ku He gicaniro. went back at the gate and slept at the fire again. Dawidi abaza abantu be, And then David asked his people, mwambwirira Uriya niba yaraye aryamye. is Uriah at his house? Tereka dati yaraye hano ku gicaniro. No, he didn't go. He was here at the fire with Ngo them. Dawidi ararakara. And David was very Uyu angry. mushenzi It's like, this stupid, utarimo kugenda ngo atwikire icyaha who nakoze. is not going and who is not covering my sin. Kuko iyo Uriya agenda akaryamana n'umugore, If Uriah had gone and slept with his wife, umwana yari kuzavuka. a son would have been born, Bakamubwira ati cya gihe waza guje kuvuga amacumu wasize uteye. and they would have said, the time that you came when you were going to the king, you impregnated your wife. Icyaha cya Dawidi kikaba kiratwikira. And then the sin of David would have been covered. Ariko ntabwo ari gutya Imana itwikira But ibyaha. that's not the way God covers our Ntabwo sins. Imana itwikira ibyaha dusibanganya ibimenyetso. God does not cover sins, Hari abantu bakora destroying ibyaha evidences. bagashaka There are people who cover up, they bagashaka will cover up things. Imana ikavuga ngo ya ntabwo And ari uko God will nuko say, muzabona amahoro. That's not the way I want it to be done.
Dawidi yandikira uwitwa Yowabu wari umukuru w'ingabo. And then David wrote to Joab, who was the army chief of staff, Uyu mugore aratwite. and said, and he was, This woman is pregnant. this woman is pregnant, None kiriya kigoryi cyanze kujya kuryama ngo gikavaringa ibyaha byanjye. and this foolish is not going to his house and sleep with his wife so that he could cover my sin. Option B nsigaranye So the option that I am remaining with ni uko apfa. is to kill him. Uyu mugore nkamurongora And then I marry this woman. yazabyara umwana. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV. Gukiranirwa He kwacu told us about Jesus, who carried our pain and our sins kandi akishyiraho n'ubumuga bwacu, and our infirmities. Burabizi buriya iyo ufashe ibyo bintu bitatu, When you take all those three things, ibibazo byose tugira aba yabishubije. all problems are answered. Yishyizeho intimba zacu He carried our pain n'imibabaro yacu, and our pain. yishyiraho ibyaha byacu He carried our sins no gukiranirwa kwacu, and our iniquities. yishyiraho n'ubumuga bwacu He also carried or infirmities. infirmities. Sorry. Ibintu bitatu Those three things, abitwaye ubwo yabaye igisubizo. when he carried them, they become answers. Kandi ejo aho yarangirije Where he started, so he led us into our theme of today. kuko yavuze ku mwana w'ikirara wagarutse kwa se. So he talked about the astray son who came back to his father. Inyigisho dufite uyu munsi The theme of today iravuga ku kwakira no kubaho mu mbabazi z'Imana. it talks about receiving and living in the mercy of God. Kwakira Receiving no kubaho. and living. Ubundi hari ibintu bikomeye cyane muri ayo magambo abiri. There are very important things that are in these two words. Kwakira imbabazi z'Imana Receiving the mercy of God noneho ugaturamo. and then live in it. Turasoma amagambo dusanga kubera ibyo ngibyo It's as if he had said, because of that, ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho. Murongo wa nyuma w'iyo zaburi. surely goodness and love will follow me all the days of my life. Nanjye And I nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. I will dwell in the house of the Lord forever. Ngira ngo iyi ni imwe muri zaburi yabyaye indirimbo nyinshi. This is one of the psalms that begot many songs. Hari akaririmbo nyankunda cyane ngo nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. I will live in your tents Ingoma yawe izahora. Your reign will be ubwami bwawe buzahora. Nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Your reign and your throne will be forever, and I will dwell in your Urumva tents Dawidi forever. yarebaga ibintu Imana yamukoreye David was looking at things that God did for him, akavuga ngo nanjye ubwo bimeze bityo and he said that even me, nzatura, I will dwell, nzabaho I will live mu mbabazi z'Uwiteka. in the mercy of God. Ineza yawe Your grace, your goodness izanyomaho iminsi is yose. going to live with me all the days of my life. Hari igihe njya nifuza nk'abantu niba Kristo babyumvaga. Sometimes I wish Christians would understand it. Tugiye kwiga gutura mu mbabazi We're going z'Uwiteka. to study to live in the mercy of Kubera God. ko ntabwo Imana yigeze twizeza ko tutazababara. Because God did not promise us that we are not going to have pain. Kugira ngo inatwereke ko tuzababara. Because to show us that we are going to have pain, Yararetse umwana wayo arababara. he accepted that his son would feel the pain. Ni nkaho yakubwiye ngo rwose niba umwana wanjye naramuretse It's akababara. as if he was telling us, if I can allow my son to experience pain. Njya numva abateolojiye b'abanyabwoba
Sometimes I hear theologians, bavuga ngo iyo uri umwana w'Imana they say if you are a son of God, ngo ntabwo satani yongera kukwegera. the devil would not get near you. Fake news. That is fake news. Amakuru adafite ishingiro. That is fake news. Kuko niba satani ataratinye kwegera Yesu, If the devil could get closer to Jesus, hari ibintu bitatu byari bimaze kuba kuri Yesu igihe satani yamwegera. there are three things that had happened to Jesus when Icya the mbere, devil had approached him. Yesu Imana yari yamuhamije testimony, yari yamutestify. God had already testified Aravuga ngo Jesus uyu ni umwana wanjye nkunda and nkamwishimira. said, this is my son. Icya kabiri, Second, umwuka yari yamumanukiyeho mu ishusho y'inuma. the Spirit of God had descended upon him. Yari yuzuye umwuka. He was filled with the Spirit. Icya gatatu, Third, yari amaze iminsi 40 mu he masengero. had spent 40 days in prayer. Nibwo satani yaje aramusanga. That's when the devil approached him. Noneho ukicara ukambwira ngo And you stood there, you ngo seated there, ndababwira and I'm telling you, ngo ngewe njunguje n'agatoki kanjye kagahera even ngo satani yiruka if I kilometero. use my little finger, Maze mumbabarire ibintu bya fake news. I want you to avoid fake news. Ngo ngiye gutera haleluya satani yiruke I'm kilometero. going to raise a hallelujah and the devil is going to run away from me. Niyo wateri y'umurambararo Even n'igihagararo. though you raise a lot of them. Satani utaratinye kwegera Yesu yuzuye umwuka. If the devil could get nearer to Jesus, Satani utaratinye kwegera Yesu amaze iminsi 40 mu if the masengero. devil could get near Jesus when he had prayed 40 days, Ngo uzatera gasaku yirukanye. and you're going to make noise and he's going to run away? No. Abatazi satani mujye mumukinisha. If you don't know Satan, you can play with that. Ngewe sindata imbaraga ze. I'm not going to worship the devil's power. Ariko maze kubona ibihangange yagiye ahangamura. But if I look at people that he tried and Very powerful people. Abantu abantu b'ibihangange. bakomeye b'ibihanganje, Satani yakubise hasi. Satan fought them and he won. Samusoni yafataga abantu igihumbi akabakubita n'urwasa rw'indogo Samson, he kabiri. could fight 1,000 people, Ariko yaramujyanye mu ryamisha ku bibero bya Dalila but bamwogosha he umusatsi took bamukuramo him amaso. and make him lie at the laps of Delilah, and they cut his hair. Dawidi yari umuntu Imana yishimira akavuga ngo uyu muntu ngo ahuye David was a man that was loved by God. amwereka Batisheba arangiza yasambanye nawe. But the devil showed him Bathsheba, and they ended up sleeping together. Petero yari yarahiye ashyira n'indahiro ku ijosi. Peter had committed himself, Ati niyo abandi bose bakwati jewe ndagacibwa and he ijosi said ndagahambwa that ndakamanikwa. even though everyone would leave you, I'm not going to Umuja. leave you. Umuja. But a servant, A slave. a Umuja. slave, Aramureba. and looked at him, Aramwitegereza. and looked at him. Ati wowe wari uri hamwe nabo. So you were with Jesus. Petero rwa rutoki yakoreshaga Peter arahera ati said, ntabwo nigeze mumenya umuntu sinzi yava niyajya. I've never been with him. Warangiza ngo satani And wowe you're saying that Satan is just, ngo uratera iz'umurambararo ngo and you're going to yiruke. raise a hallelujah and he's going to run away from you. Ntabwo Imana yigeze dusezeranya ko tutazahura n'ibibazo. God did not promise us that we are not going to Nta have pain. nubwo yigeze dusezeranya ko tutazageragezwa. He didn't even promise that we are not going to be tested. Buriya umuntu utazagwa mu cyaha A person that is not going to be trapped into sin, si uwiyemera agakiza. it is not the one that Nuzi ko yakijijwe. says that they are Christians. Nuzi ko They are yakijijwe. they are those ones that are received Ariko salvation, akamenya ko na satani agikora. and they also understand that the Satan is still working, Yarangiza agatura and they will dwell munsi y'igicucu cy'Uwiteka. under the shade of God. We satani ntashobora kugutinya. That one, the devil would not get near them, Ariko azatinya Yesu mugendana. but devil will fear Kandi Jesus. ku bwa Yesu mugendana For the Jesus that you walk with, nawe uzatinya kugwa mu byaha. you also have fear to fall into sin. Niba mwari mwarabyumvise. If you had known, Hano i Remera ubu haba hatuye abakiranutsi gusa. here at Remera, we will all be righteous and holy. Imyaka 12 namaze ndi pastori wanyu. 12 years that I've been here as your pastor,
hari ikibazo kimwe n'ababajije n'ubu nkibabaza. There's a question that I was asking you and I'm still asking you. Ugute mu byaha Yesu akureba? How do you fall into the trap of sin when Usamba Jesus is nute looking Yesu at you? akureba? How do you commit fornication or adultery when Ugambana ute when Yesu Jesus, akumva? how do you Betray other people. how do you betray other people when Jesus is looking at you? Ubeshyera abandi ute Yesu akumva? How do you lie about others when Jesus is looking at you? Kuko buriya iri jambo tuvuga ngo kubaho, Because gutura mu mbabazi this z'Imana, word that we say that living in the mercy of God, ni rimwe no kuvuga ngo nanjye nzibera mu mahema yawe. it is as if you're saying that you're going to dwell in the house of the Lord. Kuko iyo tugenda amahema y'Imana ajyana natwe. Because when we are walking with the Ntabwo house ari of the ihema Lord. ry'Imana, uru ni urusengero. This is not a tent of God, this is a church. Hari igicu cyagendanaga n'Abayisirayeli. There was a cloud that was walking with Aho Israelites. bagendaga hose kimukanaga nabo. Wherever they would go, it would move with them. Iba mwigaga gutura munsi y'igicu. If you had learned to live in the house of God. Aya magambo turimo kwiga ni meza. These words that we are learning, they are very Kwakira good. imbabazi z'Imana, Receiving the mercy of God warangiza ugaturamo. and then live in the mercy of God. Zaburi ya 32. Psalm 32. Tugiye gufata uruhande rwo hirwa rw'umusaraba. We are going to learn about the other side of the cross. Kuko Lambert yigisha, When Lambert was preaching, nakurikiye inyigisho ze. I followed him. Yibanze cyane ku ruhande rwo gukira ibikomere no gukira intimba n'imibabaro. He talked about healing of our pain, of our sorrow. Ariko buriya kuko turi mu cyumweru cyo But kwibuka, because we are in the week of remembrance, of commemoration, hari intege nke twagize nk'itorero there is a weakness that we had as a church. zinagaragara mu buryo bwinshi. They are even significant. Everyone could see them. Twibanze ku bantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. We took care of those that survived the genocide, Twibanda ku kwigisha ku mbabazi. and we also preached a lot about grace and mercy. Ariko twibagirwa ko hari n'abayikoze. But we also forgot that there are others who committed genocide. Iteka iyo tugeze mu kwezi kwa kane, When we are in April, batangira kuburira abantu they tell people, ngo abantu bafite ingengabitekerezo, those who have a genocide ngo ideology, mwitondera amagambo muvuga. please be careful about the words you say. Ubundi nta muntu witondera amagambo avuga iyo mu mutima we nta magambo mabari. You can't be careful of the words you say when your heart is clean. Ntabwo kwezi kwa kane ariko gutera abantu gutekereza nabi. The month of April is not the one that makes people think bad things. Ntabwo kwezi kwa kane ariko guhungabanya abantu. The month of April is not the one that causes problems. Ahubwo abantu, But people, mpora mbibabwira, I always tell you this, bameze nk'amazi. they are like water. Iyo ushyizemo imyanda, When you put dirt, dirt into them, imyanda igera aho ngaho ikamanuka ikajya hasi. they will get Sink to the down. bottom. They will sink and go to the bottom. Nibyo bita gucayuka. They will sink and go to the bottom. Buriya Abanyarwanda twe turi ba specialiste bo gucayuka. Rwandans, we are specialists in sinking into whatever that we go into. Turacayuka pe. We sink a lot. Ndetse bakakubwira ngo erega burya And they will tell you, ngo imirenzaho when numva ngo overlooking issues. Imirenzaho overlooking issues ngo yera ibijumba, ngo yera the good fruit. Overlooking issues would eat sweet potatoes. I don't know. Urumva abantu rero bakarenzaho. And they would overlook things. Umuntu akabwira ngo umuntu aguhisha kwa kwanga, And they would say someone would hide that they hate you, nawe ukamuhisha kubizi. and then you would hide them that you know it. Abo ni Abanyarwanda. Those are Rwandans. Noneho ugasanga twebwe rimwe na rimwe twita ku bagize agahinda, You find that we are taking care of those who have the pain and sorrow, ariko ntitwite no ku bagateye. but we also don't care about those ariko that icyo caused nicyo the gihugu sorrow dutuyemo. and pain.
icyo nicyo gihugu dutuyemo. This is the country that we live in. Dawidi akavuga ngo, And David says, hahirwa ababariwe ibicumuro bye, blessed is he whose transgressions are forgiven, ibyaha bye bigatwikirwa. whose sins are covered. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa. Blessed is the man whose sin the Lord does not count Umutima we ntubemo uburiganya. against him, and in whose spirit is not deceit. Ngicecetse, As I am still quiet, amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. my bones wasted away through my groaning all day long. Kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, For day and night your hand was heavy upon me. ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa y'umuki. My strength was sapped as in the heat of summer. Nakwemereye ibyaha byanjye, Then I acknowledged my sin to you. sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. I did not cover up my iniquity. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, I said, I will confess my transgressions to the nawe Lord, umuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. and you forgive me the guilt of my sin. Aho rero niho Dawidi abera special, That's why David is very special. kuko Dawidi yishe umugabo witwa Uriya, yaramwicishije. Because David killed a man called Uriah, Kuko yari yasambanye n'umugore wamutera inda. because he had slept with his wife and his wife was pregnant. Noneho atuma kuri Uriya ngo azaze amubwire amateka y'urugamba. And then he called for Uriah to come and see him so that they could talk about the war. Uriya nimusoma neza Bibiliya zayo, When you read about Uriah in your Bibles, Dawidi yari afite ingabo nyinshi. David had a lot of army. Uriya yari umwe mu basirikare bakuru 30. Uriah was one of the great generals, 30 great generals that David had. Intwari za Dawidi 30 harimo na Uriya w'umugiti. The great armies, the great generals that David had, even Uriah's name is there. Ubundi iyo bagiye gutanga amakuru y'urugamba, When you're going to talk about the news of the war, abavuga amacumu abazana amakuru y'urugamba those ntabwo ari umusirikare who mukuru. bring the news of the war, Ntabwo umusirikare mukuru atwarakuriye. they're not small ranked soldiers. Noneho Uriya bamutumyeho, And when they called for Uriah, agomba kuba yarabajije bagenzi be, he must have asked his friends. ariko hano habaye iki? I was like, what happened? Bishoboka bite ko generali bamutumira ngo aze kuvuga amakuru y'urugamba? How is it possible that they could call for a general to come and tell the news of the war? Bamwe mu barindaga Dawidi Those who were protecting David, bagomba kuba baramubwiye bati witonda ahubwo, they might have told him that you take care. tumaze iminsi Self. tubona hari akarindi hagati ya madamu We wawe have seen na afande mukuru. your wife and the king together. Amaze iminsi Recently, we have seen the king and your wife Uriya nawe together. yirarira ku gicaniro. And then David slept at the Uriah, fire. Uriah slept at the fire. Dawidi bukeye mu gitondo arabaza ati ariko mwambwira Uriya niba yarayagiye imuhira. And in the morning, David was asking, can you please let me know, did Uriah go home and sleep in his house? Bamubwira ati reka da, And they said, no, he didn't go. yararanye natwe hano ku gicaniro. He slept here at the fire with us. Arongera aramutumira. And then he called for him again. Ariko numvise ko utaraye ugiye gusuhuza I've madamu. heard that you have not gone to your house and slept with Ubu your se wife. ntumukumbuye? Don't you miss her? Ubu se ntukeneye kuruhuka? Don't you want to rest? Ntukeneye kugenda ukajya imuhira? Don't you want to go and see people at your house? Aramubwira ati nyagasani, And said, abandi bajenero bose bari ku rugamba. other generals are in war. Ingabo zanjye zose nyobora ziri ku rugamba My armies are fighting at the war. nitahire njye kurya ndyamane n'umugore? Should I go home and sleep and eat? And Imana yabibona iti? how would God see it? Ngo Dawidi aramusindisha, And then he made him ngo drunk amuha divayi nyinshi, ati cara and tunywe. gave him a lot of wine and made him sit. Aramubwira ati taha ujye kuryama nkwaye uruhusa. And after they drank, he told him to go Ko yari azi ko iyo umuntu and amaze sleep. kunywa Because he thought that if you're drunk, hari n'ibintu bihita there are byinyagambura mu things mubiri, that start moving, kandi no gutekereza bikagabanuka. and also thinking is less. Aragenda asubira
ku irembo arara ku he gicaniro. went back at the gate and slept at the fire again. Dawidi abaza abantu be, And then David asked his people, mwambwirira Uriya niba yaraye aryamye. is Uriah at his house? Tereka dati yaraye hano ku gicaniro. No, he didn't go. He was here at the fire with Ngo them. Dawidi ararakara. And David was very Uyu angry. mushenzi It's like, this stupid, utarimo kugenda ngo atwikire icyaha who nakoze. is not going and who is not covering my sin. Kuko iyo Uriya agenda akaryamana n'umugore, If Uriah had gone and slept with his wife, umwana yari kuzavuka. a son would have been born. Bakamubwira ati cya gihe waza guje kuvuga amacumu wasize uteye. And they would have said, the time that you came when you were going to the king, you impregnated your wife. Icyaha cya Dawidi kikaba kiratwikira. And then the sin of David would have been covered. Ariko ntabwo ari gutya Imana itwikira But ibyaha. that's not the way God covers our Ntabwo sins. Imana itwikira ibyaha dusibanganya ibimenyetso. God does not cover sins Hari abantu bakora destroying ibyaha evidences. bagashaka gusiba, There are people who cover up, they bagashaka will cover up things. Imana ikavuga ngo ya ntabwo And ari uko God will nuko say, muzabona amahoro. That's not the way I want it to be done. Dawidi yandikira uwitwa Yowabu wari umukuru w'ingabo. And then David wrote to Joab, who was the army chief of staff, Uyu mugore aratwite. and said, and he was, This woman is pregnant. this Uyu woman mugore is aratwite. pregnant. None kiriya kigoryi cyanze kujya kuryama ngo gikavaringa ibyaha byanjye. And this foolish is not going to his house and sleep with his wife so that he could cover my sin. Option B nsigaranye So the option that I am remaining with ni uko apfa. is to kill him. Uyu mugore nkamurongora, And then I marry this woman. yazabyara umwana. And if She gives birth. if she gives birth to a Akavuga son, ati ni umwana nyine we kuko yararongwe. and this would be my son because I married her. Yandikira Yowabu, And then wrote to Joab, Uriya mumushyira ahantu hakomeye, put Uriah on the front line. bamutikura apfe. And then they kill him. Baramutikura arapfa. And they killed him. Kandi bujye kugira ngo general ajye gupfa. And for a general to die, Nimwumva ku rugamba bavuye ngo umugenerali if you yapfuye, hear that a general in the army has died, kereka bajya kwifotoza ku rugamba nk'abo nabonye. maybe if it was those who take pictures, but Ariko ni kugira ngo umugenerali azapfe ku rugamba, haba hapfuye ingabo nyinshi. that means that a lot of soldiers have died. Umutwe Uriya yayoboraga ugomba kuba warapfuyemo abantu The benshi. section that Uriah was leading might have Umuhanuzi lost aragenda abwira many Dawidi. soldiers. And Umuhanuzi aragenda abwira a Dawidi, prophet came to David. ibintu wakoze Said, ntabwo byanejeje These Uwiteka. things that you have done are not good. Aha rero niho Dawidi abera umuntu udasanzwe, And this is where David is very special. kuko buri ikibazo kijya gikomera Because the problem, iyo pastori yakoze ibyaha, when a pastor falls into a sin, iyo bishop yakoze ibyaha, ba bishop ntibajya bakora ibyaha. when a bishop Ntabwo falls nabivuze. into a sin, Iyo pastori yakoze ibyaha, when a pastor falls into a sin, kuko bariya bo bari ku rwego rwo hejuru ntibakora ibyaha. Ntabwo bihana. they don't repent. Pastori ntiyihana. A pastor does not repent. Hari umva ati jewe se ko abakristo baturira pastori we yaturira. Some people say that Christians would come and confess their sins to the pastor. Where am I going to confess my sins from? Dawidi yari umwami. David was a king. Umuhanuzi amubwiye ibyo yakoze, And when a prophet told him what he did, yabimubwiye bari bonyine. he came to him when they were alone. Umva aho Dawidi abera special. This is where David is very special. Number 1, One, abishyira mu ndirimbo, abishyira ku karubanda. he made it into a song and Zaburi ya put it 32, out. Psalms 32, Zaburi ya 38, Psalms 38, Zaburi ya 51. Psalms 51. Ni indirimbo za Dawidi aririmba ko ari umunyabyaha. Those are songs that David wrote. Mwebwe abantu benshi murirarira. Abantu benshi murirarira. Many of you cover up your sins. Ugakora ibyaha ariko ukumva udashobora kwemera ko And you wabikoze. commit sins and you don't want to agree that you None sin. Imana ikavuga ngo uwo muntu yishe ibyaha bye.
And the Bible says that that person who covers their sin, Dawidi abitubwira neza David says it well, ngo ngicecetse when I kept silent, ngo amagufwa yanjye yashajishwaga no kuniha umunsi my bones wasted away through my groaning all day long. kuko hari ijambo Imana yavuze Because there's a word that God said. nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana There ivuga is no peace for a sinner. This is what God says. hari indirimbo yajyaga iba kuri radio There is a song that I used to hear on the radio. ngo ankubita urushyi If you slap me, ngo bucya nkubita igitenge now you give me a clothes. ndenda kukubwiza ukuri I'm going to tell you, umuntu wakubise urushyi someone that you have slapped, niyo waza n'igitenge even if you give them a ntabwo kitenge or kibagiza ko clothes, wamukubise urushyi ntabwo bizamwibagiza ko wamukubise urushyi it's not going to make them forget that you slapped them. iyo wakoze ibyaha When you committed a sin, hari inzira imwe yonyine yo kubabarira there is one way to receive nta forgiveness. yindi nzira tuzabona ntayiriho haba n'imwe n'ukuri inzira ijya mu ijuru ni umusaraba nta yindi nzira There is tuzabona no other way that we are going to get. nta yindi nzira y'imbabazi uretse umusaraba wa There is Yesu no way to mercy except through the cross. Dawidi aravuga ngo ngicecetse And David said, when I kept amagufwa yanjye silent, yanihishwaga no kuniha my umunsi ukira bones wasted away through my groaning. ngo ngeze aho ngaho And then, umurongo wa 5 verse 5, nakwemereye ibyaha byanjye then I acknowledged my sin to you. sinatwikira gukiranirwa I kwanjye did not cover up my iniquity. naravuze ntindaturira Uwiteka I ibyaha byanjye said, I will confess my transgressions to the icyo Lord, nkundira Imana and you nawe forgave, unkuraho urubanza rw'ibyaha and byanjye you forgave the guilt of my sin. kuko Dawidi amaze kwatura ibyaha yari yakoze Because after David confessed his sins, Imana yabwiye Natani God told Nathan, ngo genda umubwire go back and tell him, ngo gupfa nturi bupfe you're not going to die. you are forgiven Urababariwe. gupfa nturi bupfe You're not going to die. nakubabariye I have forgiven you, ariko nzaguhana but I'm going to punish you. sinzi icyo Imana ariko hari icyo Imana yabikoreye ubwo ngubwo I don't know why God did this, but there's a reason. yavuze ngo okay He said, okay, uriya mwana wabyaye muri ayo manyanga this son that was born out of this sin, ntabwo ariwe nzaguheramo umugisha this is not the one that I'm going to bless you through. azapfa He's going to die, nawe ubabare and you're going to be hurt. kandi niko byagenze And that happened. ariko nyuma Imana imuha Salomo But afterwards, God Kuri gave wa him mugore- Solomon through that wife. aramubwira ngo uyu nguyu And God said through kugira this ngo one, nkwereke ko to nakubabariye show you that he forgave you, niwe ntoranije ngo azagusimbure I've chosen him to replace you. kuko iyo nababariye Because when I forgave, ntabwo mbika inzika I don't keep grudges keep grudges. Imana yacu ni Imana ibabarira Our God is a merciful God. ntabwo ibika inzika He does not keep grudges. ejo Lambert yabivuzeho Lambert spoke about it. Lambert spoke about it ngo uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba as the east is far from the west east is far from the west. ngo niko yashyize kure yacu ibicumuro byacu It is the way that he put our sins far. haleluya kuko iyi Imana ikubonera muri Yesu Because when God is looking at you through Jesus, Satani ashobora kukubwira ati wakoze ibyaha the devil could accuse you that you committed a yahagarara sin. imbere y'Imana kureka And when he stood in front of God Imana ikakureba and look at you, ikavuga ngo shame on you Satan he could say, ngo uramwaye Satani, he is forgiven yarababariwe. Satani atoya ibyo yakoze ntabwo wabibonye And Satan would say, you don't see what he did. Imana ikongera ikakureba And then God would look at you again ikavuga ngo ntacyo mbona and he would say, I don't see anything. aratwikiriye He's covered. haleluya iki rero nicyo twita imbabazi This is z'Uwiteka what we call the mercy of God. si uko tutakoze ibyaha It is not that we did not sin, ahubwo Imana iratureba but when God looked us ikakubonera muri Yesu and he looks at us through ukabona ibyaha Jesus, byawe biratwikira and then he sees that our sins are covered. mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya When you look into the book of Zechariah, hari ahantu umutambyi Yosuwa mu gice cya 3
chapter 3, ngo yarahagaze imbere y'Uwiteka a priest was standing in front of God, ngo na Satani amuhagaze iruhande and the Satan was also standing in front ngo of arimo God, kumurega and he was accusing him, ngo yari yambaye imyambaro iriho ibizinga. and he was wearing stained clothes. Wenda nawe uyu mugoroba wambaye imyambaro iriho ibizinga, Maybe you're seated in here and your clothes are stained. wandujwe n'ibyaha, You're stained by sins. wandujwe n'ubusambanyi, You are stained by adultery. wandujwe n'ibinyoma, You are stained by lies. ugira akaboko gakabakaba. You are a thief. Hanyuma Imana ikavuga ngo And then God says, ngiye kugukuramo iyo myambaro iriho ibizinga, I'm going to remove those clothes that were mpambike stained. umwambaro mushya, I'm going to make you wear a new kuko ngo clothes. marayika yarategetse Because the angel had ngo aravuga ngo commanded, ni mu mwambaro iyo myambaro iriho ibizinga, commanded that they would remove that clothes ngo that was mumwambike stained imyambaro myiza. and put on him good clothes. Ejo rambere yigisha When Lambert was teaching yesterday, yavuze kuri Yohana wa mbere igice cya mbere, he spoke about John first, aravuga ngo chapter 1. nituvuga ko nta cyaha dukora And he said, if we say that we don't have a sin, tuba twishuka, we lie about ngo we ukuri kuba lie, kutari muri twe, and the truth is not in our hearts. ngo Imana tuba twihinduye umunyabinyoma, And we make God a sinner, a liar. ngo ariko nituyaturira ibyaha But byacu if we confess our sins, ngo niyo ikiranukira kutubabarira, He's righteous to forgive us. ngo amaraso ya Yesu, And the blood of Jesus, amaraso ya and Yesu, the blood of Jesus, amaraso ya and the Yesu, blood of Jesus, amaraso ya and Yesu the blood of Jesus, akatwezaho ibyaha byose. and then cleanses us of our sins. Mbere yo gutura mu mbabazi z'Imana And living in the mercy of God, tugomba kubanza tukazakira. before living in the mercy of God, we have to fast. Muri 1996 In 1996, nigeze kujya ahantu I was somewhere, nigisha ku nkuru, and I spoke, I said a story, hano murayizi, and many of you know it, y'igishuhe, of A geese, duck. a duck. none umwana umwe ngo shebuja yari afite igishuhe, And someone had a duck, noneho abakozi basigara mu rugo, and his servants were at home, noneho umwe atera umujugujugu ufata igishuhe cy'abandi, and then he beat one of the duck, igishuhe kirapfa. and then one of the ducks died. Abana bareba batero patronaza agasanga igishuhe cye cyapfuye, And people said, if our boss comes and finds that one of his ducks has died, aratwirukana. he's going to fire us. None reka tuvuge ko ari imbwa yagifashe, So let us say that it was one of the dogs that ate it, hanyuma tukibage tugiteke, and then cook it. patron Kill it and nakirya cook it. And then when our turamubwira boss ko ari comes, imbwa yakishe, we're going to say that it was the dog that killed it. barabikora. And they did it. Wa wundi wagiteye umujugujugu, That person that killed it with a stick, mugenzi we his colleague or friend, cye mu gitondo aramubwira ati rero shaka in the morning he told him, iki gishuhe cya patron this duck of our boss wishe that you have killed, urasigara ukora imirimo, you- you are going to work, ukora ibyawe you're n'ibyanjye, going to work on my behalf and on your behalf. nutabikora If you don't do it, igishuhe. duck. Umunsi ukurikiyeho The second day, igishuhe, the duck. ukwezi gushize After a month, barahembwa, they were paid. aramubwira ati rero shaka He said, my icya friend, kabiri cy'umushahara you're going to give me half of your salary. nutabumva If you don't give it to me, ndavuga inkuru y'igishuhe. I'll talk about the duck. Umwana igishuhe kiba igishuhe, And the duck was a duck. byo aravuga ati ariko iki gishuhe rero After, and the other guy said, this duck, kirandembeje. it's punishing me. Shebuja atashye So when his boss came back home, aramubwira ati boss, he said, my boss, niba uri bunyirukane, if you're going to fire me, niba uri bumbabarire, if you're going to forgive me, ariko hari ikintu nshaka there's kukubwira. something that I want to tell you. Uribuka cya gishuhe? Do you remember the other duck? Undi ati kihe? Which one? Ati cya kindi cyapfuye, The one that died. tukakubwira ko ari imbwa yagifashe. And we told you that it was a dog that killed it. Ntabwo ari imbwa yari yagifashe, It was not a dog that killed ni it. igihe wagiteye umujugujugu It kirapfa. is me that killed it. None numvise umutima undya. Now I feel my heart is paining me. Niba unyirukana, If you're going to fire me, unyirukane nduhuke. fire me. Niba kandi umbabarire, If you're going to forgive me, umbabarire nduhuke. forgive me.
shebuja aramureba And his boss looked at him. ubundi si igishuhe nendaga kugikoresha iki It's like, what did I want the duck for? kuko nakiriye I ate it. ndakubabariye I forgive you. umwana agenda rero yareza agatuza And the guy walked, ariko mugenzi we ntiyabimenye and his friend didn't know about it. bukeye mu gitondo And in the morning, aramubwira ati mbarosha his friend came and ngiye said, muri ville I'm going to the town ukora akazi and then do whatever that you ndavuga are ati doing. mbarosha nanjye nkubwire It's like, I'm going to tell garuka you, ukora akazi kawe I'm not going to do your job, you're going to do it yourself. wibagiwe igishuhe You have forgotten about the duck. undi aramubwira ati igishuhe Said, a cya duck. gishuhe They're the duck. inkuru y'igishuhe The yarangiye story of the duck is over. nabibwiye paturo I have told my boss kandi about it. paturo yambabariye And my boss has forgiven me. ntiwongere kunkangisha Don't igishuhe tell me about the duck anymore. nuko ndagiye mbigishije inkuru y'igishuhe That's the story of the duck. haciyeho iminsi And after a few days, umuntu aranyandikira someone wrote to me. arambwira ati igishuhe cyawe cyankozeho And he said, your duck is doing wonders with me. muri genocide yari yarishe umuntu In the genocide, he had killed someone. babimuhatiye And they had pushed him to do it. ni umurokore usenga He is a Christian, ariko yishe umuntu but he killed someone. ntawamuvuze No one said anything about him, ariko umutima we wari waramurembeje but his heart, arambwira ati igishuhe cyankozeho and he said, your duck is ati doing numvise nanjye something ngomba with me. kujya kwirega bikarangira I now want to go and confess confess. aragenda avuga ntugende rwose ntacyo bizagutwara And I told him, go. aragenda They are not going to ajya do mu anything. buyobozi And then he went to the, icyo gihe bari batangiye no gufungura abantu bemeye ibyaha they had started releasing people that had confessed their sins. aravuga ati mva rero jyewe And then he told them, nje kubabwira ukuri I have come to tell the truth. muri genocide In the genocide, abantu baraje baramfata people came to me. genda umurokore I am a Christian. barambwira ngo uyu muntu nintamwica ngo baranyicira umuryango And they said to me that if I don't kill this person, they're going to kill me. ati ngira ubwoba mfata impira ariko ndamuka I took something and I killed, ati umuntu arapfa and that person died. ariko umutima wambujije amahoro But my heart Ni is mufu. paining me. Please do whatever you want with me. baramureba And they looked at him. baramufunga They put him in prison. ariko bigeze muri gacaca But in ko yari Gachacha, yaremeye ibyaha ari nawe because he wijyanye had confessed his sins, baramufungura they released him. inkuru y'igishuhe irangira ityo That is the story of the duck. araza arambwira ati igishuhe The duck, the story of rero the hari duck. igihe natwe tubaho dufite ibishuhe Sometimes we have ducks in ufite our ibintu lives. wakoze We have things that we ariko committed. nibyo satani akuburisha amahoro Those are the things that the devil would bring to you. nshobora kubabarira inkuru nk'igihumbi I n'ijana will tell you many stories, atari n'izo muri jenoside gusa even stories that are not in the genocide. iz'abakobwa bakuyemo inda Those women that aborted children, iz'abantu bibye amafaranga people who stole money bikabahindukira nk'icyo gishuhe and then became a duck in uzi their ko ushobora lives. kubeshyera umuntu gusa You could lie about someone, satani akajya abikoresha and then the devil would akavuga use ati, that against ati, you. wibuke And say, do you remember? uriya muntu waramubeshye Do you remember that you lied about that person? kandi nibyo byamwiciye akazi And that was something that made him get fired. ugahora wumva nijoro And you're utazajyaho always in that side. wenda wicayemo kuri uno mugoroba Maybe you're seated in here this evening nawe ufite igishuhe kikuremereye and you have a duck that is uyu in your munsi niwo life. munsi wo kwaturira imana This is the Dawidi. day to confess Kabwira Imana ngo, "Mana, that to the Lord and tell God, God, ibyo nahishe those that I covered, nakwemereye ibyaha byanjye those that I covered, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye I did not cover my transgressions. nawe nkuraho urubanza Don't count." uko niko twinjira mu mbabazi z'Imana This is how we enter into the grace Hallelujah. of God. Hallelujah. icya mbere One, kora nka wa mwana w'ikirara work like the astray child wisubiremo and look at yourself. wirondore And look at yourself. haleluya ariko reka mbabwire Let me tell you hari this. ibintu njya mbuza abantu There's things that I tell people. maze iminsi mbona za cases nsigaye mbuza abantu gukora Recently I have seen cases that make people not work. niba ari intege nke niba ari ubuswa If it is n'ubu weakness or uri umugore waraciye inyuma umugabo someone committed adultery
akaba atabizi and that person doesn't know it, ntuzabimubwire don't tell them that, ariko uzaturira Imana wihane but confess it to the Lord. nyamara ibyo mbabwira ndabizi I am telling you what I know. ubona aragenda ati ngiye kwaturira umuntu nahemukiye This person would go and say, I'm going to confess. ati rero buriya sheri It's like, sweetheart, ati igihe utari uhari when you were not at home, naguciye inyuma I committed adultery. ukagira ngo bigiye kuba byiza And you think it's going to be better. Imana irakubabarira God is going to forgive you, ariko amahoro akaba make but peace is going to reduce. ariko ibyo nibyo nivugira jewe That is what I say to myself. ntabwo birambaho That has never happened to me, nta nubwo nzabikora and I'm not going to do it. ku myaka yanjye hari ibyaha utagikora At my age, there are sins ukuri. that you cannot commit. umugore wanjye bamubeshye ngo namuciye inyuma baba bambeshye If they tell my wife that I have committed adultery, that will be a lie. ibyo ntakoze mfite imyaka 30 Things that I did not do when I was 30, simbikore mfite 40 and I didn't commit them when I was 40, simbikore mfite 50 and I did not commit them when I was 50. sinzabikora nk'abakaba 70 I'm not going to do it when I'm ibyo approaching rwose 70 now. satani yariyakiriye aravuga ngo uriya we mumwihorere He nariyakiriye has kuri accepted me, and he knows that I cannot. She knows that I can't do it. amafaranga ntibye nkiyobora paruwase ntegeka abakozi The money that I did not steal when I was leading a big sinyibe parish, nyobora AAA ari byo usinya and I amasheri didn't steal when I was leading IAA, use nakwibayo nk'uwe where can I steal now from? nariyakiriye I have accepted myself. ariko abakiraho satani atera imijugujugu But I have not gone farther where devil would not reach me. mwisuzume nk'awa mwana w'ikirara I want you to look at yourself like ufata the icyemezo cyo astray guhindukira son, and decide to turn back, hanyuma ugarukira Imana and then turn back to the Lord uyibwire nk'awa mwana w'ikirara and tell God, uti data like, Father, nagucumuyeho I have committed mbabarira sin against you. iyo niyo Forgive nzira me. yo kwinjira mu mbabazi z'Imana That is the first step of entering into the ariko mercy iyo of umaze God. kwinjira mu mbabazi z'Imana When you have entered into the mercy noneho of God, bisaba kuzituramo you have to live into the kuko mercy, satani ni umugome because the devil is satani ni a umunyabinyoma liar. He is a liar. uzi yuko njya nicara Sometimes I sit nkumva ibyaha nakoze kera and I feel like the sins that I committed long time ago nkiri umupagani when I was a pagan, when I nkumva satani arabigaruye atari kuwigeze kugira gutya bring them back and says, you ariko committed Satani, these things. ubu ngubu nzakwigisha ngeze rya And I will tell Satan, how long will I teach you, Satan? narakubwiye ngo icyo cyaha I naragikoze told you that I committed that kandi sin, naturiye Imana ko and I nagikoze confessed to the Lord that I nayibumbura committed akamwira it. ngo warababariwe And he opened his mouth and forgave me. ndamwegera njyahwari ndumunyabyaha pe nizera ijambo ryati urababari icyo rero nicyo gihesha umuntu amahoro. That is the one that gives you peace. Satani akaza akakubwira ati ariko nawe wigeze gukora And ibi. Satan would come to you and tell you, you committed Ariko this thing. Satani uriga ntufate. And I tell the devil, you Uraza lie. kunyibutsa iby'Imana yahamye. How do you remind me things that God buried? Kuko Imana ifata ibyaha byawe Because God gets my sins ikabicubiza ikabyi and he would sink them, he would bury them. ikavuga ngo forbidden to fish here, ngo ntibyemewe kuroba aha hantu nataye ibi bintu. Kuko Imana irakubwira ngo ibi byaha byawe, Because God says that these sins of yours, warabibabariwe. you were forgiven. Niba wicayemo hano If you're seated in here ukaba ufite ibintu wakoze kera and there are things that you ukaba committed long time warabyaturiye ago Imana and you confess ukaba them ubana to the n'umutima Lord ugucira urubanza, and you have a heart, injira mu mbabazi enter z'Uwiteka into uturemo. the mercy Haleluya. of God and live into it. Njya mbabwira hano
I always tell you here, twigeze kujya kubwiriza muri Ghana. sometimes we went into Ghana to Hari preach there. umukecuru yari umudiyakoni mu itorero. There was someone who was a deacon in the church. Myaka 60 ndacyamwibuka. 60 years, I still remember. Ati pastor, And he told me, Pastor, ati mfite ikibazo. I have a problem. Ndi umurokore kuva mfite imyaka mito. I'm a Christian since my Ariko ku childhood. myaka 19 But at 19, naranyereye ndagwa. I slid and fell. Kandi papa ni umupastori. And my father is a pastor. Narasambanye ndatwita. I committed fornication and I was pregnant. Baranjyana indanyikuramo. And they made me abort Ariko my buri gihe Satani pregnancy. abambwira. And always the devil tells me, Ukora imirimo mu itorero. whatever that you do in the Utanga church, ibyacu mutanga amaturo. tithe in the church, Wicaza abantu mu rusengero. and be a church warden in the church, Ariko ijuru no. but heaven, you're not going to Ariya get it. maraso wameni. That person that you killed, Ndamubwira ntumva rero umukecuru. I told her old woman, Amaraso arutanye imbaraga. Ariya maraso Satani akubwira ngo wameni. that blood that the devil tells you that you spilled, Wa munsi wakira Yesu nk'umucunguzi when you w'umwami wawe. received Christ as your savior, Amaraso ya Yesu the blood of Jesus yacecekesheje amaraso yo gukuramo inda. made quiet the blood Mu of ijuru muri abortion. dosiye yawe In ni blank. heaven, in your file, Icyo cyaha niyo Satani yakizana that mu ijuru ntagihari. sin, even though the devil brings it, it is no Ariko mu longer mutima there. wawe ntiwagikuyemo. But in your heart, you have never removed Look it. inside yourself. Reba mu mutima wawe Look into yourself wibabarire. and then forgive yourself. Burya biratworohera kubabarira abandi. It is easy to forgive others, Ariko biradukomerera kwibabarira. but it's very hard to forgive yourself. Hari abantu bahora bikubita. There are people who always beat Bahora themselves. bigaya. Sometimes they beat themselves. Ariko iyo Imana yakubabariye But when God forgives you, kugira ngo uture mu mbabazi to z'Imana be able to live in the mercy of nawe God, ugomba kwibabarira. you have to forgive yourself. Kuko igituma imbabazi z'Imana zidukoreramo So that the mercy of God would live into us. nuko Imana yadukunze tukiri abanyabyaha. It is because God loved us when we are still Ntabwo sinners. Imana twebwe burya twigisha ubutumwa nabi. Sometimes we preach Ngo the nimubanze gospel mwihane. wrongly. It's like, Ngo mureke kunywa inzoga. get saved. Ngo mureke kunywa Stop itabi. drinking alcohol. Stop Ngo hanyuma ngo mwakire Yesu. smoking and then receive Oya, Christ. ntabwo ariko bikora. And I ask Ahubwo Imana myself, iravuga ngo banza wakire Yesu. first receive Christ. Namara gutura muri wowe After he lives into you, ibyo bindi bizakorohera kubireka. everything will go. Kuko nutura mu mahoro y'Uwiteka When you live into the peace of God, ugatura mu rukundo rwe and when you live into the love of ukajya God, wibuka ko wari and umunyabyaha you remember that you were once a sinner, Imana ikakubabarira and then God forgave you, ugenda ureza agatuza you walk freely. maze ibindushya byose ndabimukorera nta wundi utari Yesu wabyihanganira nukwamaganya yanjye nyakurwaho nawe nduhukira muri we amahoro. Buriya rero iyo tuvuga ngo dutura munsi y'umusaraba, When we say that we live under the cross, ujyayo ufite ibikuremereye. you go there when you have things that Zishobora are kuba ari paining you. intimba zawe cyangwa ari imibabaro Be yawe. your iniquities or your pains, Your pains or sorrow. your pains or sorrows. Cyangwa bikaba ari ibyaha byawe no gukiranirwa Or kwawe. maybe it will be your sins or iniquities. Akababwira ngo hano munsi y'umusaraba And they will say, under this cross, hari imva duhambamo ibyo ngibyo. there is a grave that we bury things Kandi iyo like that. tumaze kubihambamo After we bury those things, tubitwikiriza amaraso ya Yesu. we cover them with the blood of Jesus. Ugasohokamo Imana And ikubona you walk nk'umukiranutsi. out when everything is Ukaba buried. usigaranye no gukora umurimo And then you will remain with wo gutura aho ngaho. living into there. Satani yakubwira ngo ariko bya bindi, And then when the devil tells you that about that, ukabwira ngo Satani and you tell Satan, narabyatuye. I confessed it. I've been forgiven. Narababariwe. I've confessed. Narihaniye. I've been forgiven. Kandi narababariwe. Buriya nicyo Paulo yajyaga avuga. This is what Paul used to say. Akaba ati ko ndatangara cyane. It's like, I'm surprised.
ati wenda umuntu yakunda umunyangeso nziza, Maybe someone would love a good person. ati wenda umuntu yapfira umukiranutsi, Maybe you would die for a righteous person. ati ariko Kristo yerekanye urukundo adukunda, But Jesus, because of his love, ubwo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. he died for us when we were still sinners. Noneho gahera kuri ibyo ngibyo And then he starts from there. kavuga ati jyewe ndanatangara He cyane says, I'm surprised kubona Imana intoranya jyewe Pawulo. for God to be able to choose me. Reka mbasomere ayo magambo Let me read kuko ndimo ndasoza. these words to you. Abakorinto ba mbere 15, 1 Corinthians 15. Abakorinto ba mbere 15. 1 Abo Corinthians magambo nkunda cyane iyo umuntu 15. ubizi ko yababariwe koko. For a person who knows that they were forgiven. Umurongo wa 10 Verse 10. aravuga ngo oya reka duhere ku wa 8. Let's start from verse 8. Kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera, And last of all, he appeared to me also ndi nk'umwana w'icyenda. as to one abnormally born. Urumva ubundi nigeze kumva umuntu yigisha ngo ndi umwana w'icyenda, ntabwo ari uw'icyenda, It's not ntabwo ari umwana wa it's cyenda, not a ninth child. ni umwana w'icyenda. It's an abnormally Ni born ukuvuga ngo child. ni umwana wavutse igihe kitageze, ni umwana na avorton. It's an abnormal. Hariya mu cyongereza mwabonye ngo ni untimely born, ni umuntu wavutse igihe kitageze. An untimely born person. Nkoresheje imvugo mbi mu matungo ni ikirambu. Ashatse yari gukoresha iryo jambo kuko umuntu akwise ikirambu biba ari igitutsi. Nibyo Paulo yavuga ati jewe nari meze nk'ikirambu. And Paul uses this word that I was born abnormally. Kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose. For I am the least of the apostles. Ndetse ntibinkwiriye no kwitwa intumwa kuko narenganyaga itorero ry'Imana. And do not even deserve to be called an apostle because I Urumva Paulo persecuted the atubwiye ko yari church of ameze God. mbere, ariko yongeraho ikintu cyitwa ngo ariko. And Hallelujah. Paul speaks about his previous, and then he adds a word, but Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mbukondi. But by the grace of God, I am what I am. Kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa. And his grace to me was not without effect. Ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose. I worked harder than all of them. Nyamara sijye ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Yet not I, but the grace of God that Hallelujah. was with me. Hallelujah. Ikiro nicyo twita gutura mu This mbabazi is what we z'Imana. call Ukajya uvuga living ngumva, in the mercy of God. nimumbona niterera hejuru, When you it's see by the me grace of jumping, God. Hari igihe twajyaga turirimba kera iyo ntekereje Yesu we numva used to nuzuye imbaraga. dance. Hari utuntu twajyaga dukora kera tukiri abajene. There are things Iyo that we used to do when ntekereje we were young. kwa Munda, numva nuzuye imbaraga. Urumva hari igihe utekereza Yesu, That sometimes you think about ugatekereza Jesus ubuntu bwe, ukumva and you you are think being about his filled, grace ukumva and you wuzuye feel like imbaraga. you're Iyo filled ntekereje full kwa of Nkunda, power. When you numva remember that nuzuye he imbaraga. loves you, you feel like you have power. Iyo ntekereje ko yampfiriye numva When I nanjye namupfiriye. remember that he died for me. Hallelujah. Hallelujah. Noneho Pawulo akavuga ngo And then Paul says mu Bagalatiya ibice bibiri in Galatians chapter 2, ngo ubu ndiho ariko sijye uriho, I am alive, but it is not me. ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. It is Jesus that is Ngo alive. ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri. Whatever that I do in this flesh, Ako mwakumvise? Ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri whatever that I do in this body, in this flesh, mbikoreshwa I do it n'umwana w'Imana wankunze akanyitangira. because of Jesus that loved me and sacrificed Ibyo rero nibyo himself. twita gutura mu mbabazi This is z'Imana. what I call dwelling Ukajya or ugenda mu nzira living uvuga in the ngo mercy of God. ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Amen. Icyo rero nicyo twita gutura mu mbabazi z'Imana. This is what we call living in the mercy of God. Nababwira byinshi, reka I dusoze. can tell you a lot. Let us conclude. Icya mbere gutura mu mbabazi z'Imana First of all, living in the mercy of God. biduhesha amahoro. It gives us peace. Ndamahoro. I am peaceful. Imbabazi z'Imana The mercy of God, ziduhesha ibyiringiro. it gives us hope.
even when the going gets tough, niyo ibintu byagenze nabi cyane, even when things get tough, uravuga ngo hari ikintu kimwe nzi, you say that I know one thing. naho ndiho naho napfa, nzi ko Even if nkundwa I die n'Uwiteka, or I ndamaho. live, I am peaceful. Habakuki yabajije Imana ariko ati ibi bintu uzageza ryari utabyumva? Imana yamubwira ngo ndabateza abakarudeya baraje. Habakkuk asked God, ageze baravuga ngo naho imirima yarumba, even when the gardens would yield intama nothing zigashira mu bikumba, and all my animals would die, bagahingira ubusa imyelayo, and the olives would yield nothing, nta kizambuza kwirata Uwiteka. there's nothing that is going to stop me from praising God. Living. Ikibazo cy'abakristo benshi, The problem of Christians nowadays, barakomanga they knock igihe Imana itarakingura, before God opens the door, bakaba baragiye. they leave. Ariko iyo utuye But when you leave, ugatura ukaguma, you dwell. I don't know, ntabwo mbizi niba mubyumva, ariko nimukura muzabyumva. But when you grow up, you begin to understand it. Icya gatatu, Third, izi mbabazi this mercy, nizo zidutera umwete wo gukorera Imana. it is the one that encourages us to serve the Lord. Ukavuga ngo uyu mwami wanyitangiye, And you say, this king that sacrificed himself for me, niki ntakora ko? what can I do for him? Nibyo Paul avuga ati yewe natotezaga itorero, This is what Paul says, that Imana inzana ameze nk'ikirambo, that God brought me when I was like an abnormally born. atari ku buntu bw'Imana bumaze kuboneka, ati narakoze ndusha abandi, kuko yaraza aho Imana yamukuye. Paul knew where he came from. Nyamabwira inkuru hano y'umugaragu. I feel like telling stories tonight. Ndumva shaka kubabwira inkuru. Ngo shebuja yari yaramukuye ku cyavu. His master had Found him on the dump hill. yeah, Noneho aramuzana aramurera, and then he brought him to his house, avamo umusirikare and w'igitangaza. he became a very great soldier. Ariko imisatsi bamwogoshe y'ingegera And the hair that they had cut from him, arayibika, he kept them. n'inzara bamuciye And the nails that they had zari cut zarashokomoye, when they brought him nazo in, arazibika. he kept them. Burya rero abantu benshi iyo uzamutse wenda uvuye mu bakene bakakubona When wazamutse, you raise up, when you are poor and raise, hari abantu bumva ubundi bafite uburenganzira bakakugirira ishyari cyane. some people would be jealous. Ariko nk'uyu nguyu yazamutse apfunutse, And they will say, how did this uyu person come mupfumukaje about? avuye, Where are they coming from? atangira kumukerensa kwa shebuja. They started bad mouthing about him at his Hanyuma master. shebuja aramuhamagara. And then his master Ubwo called babwiye upon him. shebuja They had told him about, they had told his master many things about uriya him. muntu nubwo akubwira ko ari umusirikare mwiza, Say, this person, even if they tell you that they are a soldier, ntagira ikivugo. they don't, Arazamuka yatangira kuzunguza amaboko, they don't know how to dance. When they raise up and they start atakicara dancing, akavuga ngo wanga databuja. he would say that he hates you. Nta kivugo agira mu bagabo. He doesn't have any word. Icya kabiri, Secondly, afite inzara agendana, he has witchcrafts that he goes with. kandi nizo kuzakwica. And those witchcraft are to kill you. Baramufasha, And then they captured nikosha him. ni neza nakugiriye, Like, I favored you, ngo nta kivugo ugira. and you don't know how to praise me, Hanyuma ngo ufite n'inzara, and you have witchcraft. aramwita databuja, I said, my master, ibyo bandega ni ukuri. whatever they say about me is Iyo true. mpagurutse ngatangira kwitakura, When I start praising you, njya kuvuga ngo niciye aha niciye aha niciye aha. and I would say many things, Ntibuka yuko iyo utankura ku cyavu simba narabaye intwari. and I remember that if you did not get me where you took Tukavuga me ngo from, wanga databuja. I would not have become a hero. I would say that you hate my master. Ati niwe kivugo cyanjye, You are my name. you are my song. Ati niwe kivugo You are my cyanjye. song. Ati rero izo nzaratsi Those witchcraft, they say, akora mu gikondorero yagendana, and then he removed
ati dore inzaratsi zanjye ziza data. And he removed something and Uyu ni said, wa musatsi. this is my witchcraft. Izi This ni is, za nzara. this is the hair, this is the nail Nabibitse ahangaha that I kept here ngo ntazibagirwaho wangu. so that I do not forget where it took Ati iyo me from. ngiye When I nkareba uno musatsi walk nkibukaho with this wangu, hair and nails, I remember where it took nibyo me from. bintera ubutwaro This is mbonana. what encourages me Iyo to do what I nibutse do. uwo nari we, When I remember what iyo I was, nibutse ko ntacyo nari kuba cyo, when I remember that I was going to be nothing, iyo nkuru ndayikunda I like that story. kuko nanjye nicyo gituma nkunda Yesu. That's what makes me love Jesus. Ubu si Yesu atankiza, hari abantu bumva pastor turagukunda, Some people say, Pastor, we love you. nkababwira mwagiye mukunda Yesu ariko. And I tell them, why don't you love Jesus? Iyo Yesu instead? atangira uwo ndiwe ntabwo mwari kuba munkunda, nari If kuba ndi Jesus umusinzi had kimwe not loved n'abandi, me, nari kuba you would not have loved me. wenda abagore beza been mwari kuba something muvuga ati else. kiriya kigabo kirirwa kidukabakaba, kiriya kigabo kirirwa kitwandikira mu And mesaje, I would be- kiriya gisaza kitazi aho kigeze. I- Hari abangana nkanjye bandavuye, I'll be something else. I wouldn't be a pastor. icyo nzi ni kimwe ntaho mwari kumenyera kuko sinari kubabwira Yesu. What I know for sure, you would not have known me because I would not have stood here. Reka duture mu mbabazi Let z'Uwiteka. us live into Icyubahiro the kibe mercy cy'Uwiteka. of God. Let the glory be to God. Haleluya. Hallelujah. Ariko uyu mugoroba This evening, niba utari winjira muri izo mbaraga, if you have not entered into niba that utarinjira power, muri izo mbabazi, if you have not entered into that niba mercy, ufite ibintu Satani ahora akuregesha, if there are things that the devil is uyu niwo mugoroba always, kumubwira ngo Satani, this is the day inkuru to tell y'igishuhi Satan, irarangira uyu mugoroba the story of the dark has ended tonight kuko twarababariwe. because we were forgiven. Ariko kugira ngo babarirwe, So that you are forgiven, egera umwami wawe, get closer to you. umwaturire nka Dawidi, Get closer to your king and confess to him like David. hanyuma wumva akubwira And then listen to him ngo urababariwe. that you are forgiven. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, If you have had the Spirit talking to you, ufite ibintu byakunaniye kubirekura, there are things that you did not, Zamura that ikiganza you uyu failed munsi. to let go. Raise up your aho hand wicaye aho ngaho simusaba where you uze hano imbere seated turihuta ntakerere, there ubwira Imana ngo Mana and tell God, God, mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe, nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza. Zamura ikiganza raise up ubwira your Imana hand ngo Mana and tell God, uyu munsi tonight, iri ni oya reka twe kuririmba nihangira gutya nabibonye. Ubu hari umugoroba umuntu aba ari muri mudu itariyo y'umunezero mwinshi. Muzamura ibiganza aho muri dusenga Imana. Wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo uyu niwo mugoroba wo kuruhuka, uyu niwo mugoroba wo kwinjira mu mbabazi z'Uwiteka, uyu niwo mugoroba wo kugendera mu hari. Zamura ikiganza. Turagushimye Mwami Mana yacu, urebe ibiganza bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba. Aba ni abantu bakubwira ngo bakeneye kwinjira mu mbabazi zawe bakaruhukiramo ibyabaregaga byose. Mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, iryo jwi turaricecekesheje. Mwami Yesu, icyatumye ujya ku musaraba ni ukugira ngo abantu bawe baruhuke. Wishyiraho intimba zabo, wishyiraho imibabaro yabo. Satani akababwira ngo iyi ntimba ntuzayivamo, ariko ukamubwira ngo yimpe nkuruhure. Harimo n'abandi bafite ibintu bakoze bahora bumva bibacira urubanza, ariko twarababariwe. Amaraso yawe atwezaho ibyaha byose. Reka imbaraga z'amaraso yawe zimanukira aha hantu. Aba bantu bose bakuzamura ibiganza, uruhura imitima yabo, binjire mu mbaraga z'imbabazi zawe, binjire mu mbaraga zo kubabarirwa, binjire mu mbaraga z'amahoro utanga, binjire mu mbaraga zawe Mwami. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha Mwami Yesu, ukomeze ukora ibitangaza mu mitima yacu. Uko Satani azajya agarura ibyo ngibyo, bajye bamubwira ngo Satani twarababariwe, Satani twararuhu. Irembo ryera TV, irembo ryera